ni we wenyine wakoze ibintu by'agatangaza, we waremesheje ijuru ubuhanga bwe, ni we warambuye ubutaka hejuru y'amazi, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Igitabo cy'Iyimukamisiri, umutwe wa mbere. Imana yimura Abayisiraheli mu gihugu cya Misiri, ubucakara bw'Abisiraheli mu Misiri. Dore amazina y'abana b'Abisiraheli baje mu Misiri hamwe na Yakobo, bahageze buri muntu ari kumwe n'urugo rwe. Abo ni Rubeni, Simewoni, Levi na Yuda, Isakari, Zabuloni na Benyamini, Dani na Nefutali, Gadi na Asheri. Abantu bakomoka kuri Yakobo bari 70 bose hamwe. Yozefu we yari asanzwe atuye mu Misiri. Nuko Yozefu arapfa kimwe n'abavandimwe be bose n'igisekuru cye cyose. Abisiraheli barororoka, baragwira, bahinduka ishyano ryose, bagenda bunguka amaboko kugeza aho buzura igihugu. Ubwo mu gihugu cya Misiri haza kwima undi mwami utari waramenye Yozefu. Abwira ingabo ze ati, dore umuryango w'Abayisiraheli uranguka turuta ubwinshi kandi ukaturusha amaboko. Nimucyo tuwigire ubwenge, ejo utazarushaho kugwira, maze intambara yatera ukifatanya n'abanzi bacu ukaturwanya, hanyuma ukazava muri iki gihugu. Ubwo Abanyamisiri bashyiriraho Abayisiraheli abategeka b'akazi kugira ngo babicishe imirimo y'agahato. Nibwo bubakiye batyo Farawo imijyi y'ibihunikwa, uwa Pitomu n'uwa Ramusesi. Nyamara uko babakandamizaga niko umubare wabo warushagaho kwiyongera, bagakwira hose. Nuko Abanyamisiri batangira kwanga urunuka Abayisiraheli. Abanyamisiri bakoresha Abayisiraheli by'agahato n'ubugome, babatera kuzinuka ubuzima bwabo ku mpamvu y'uburetwa bukabije, nko gukata ibumba, kubumba amatafari, kuvunwa n'ubuhinzi n'indi mirimo yose inaniza babagerekagaho ku gahato. Farawo atoteza Abayisiraheli. Mu Bahebureyi hari abagore babiri bazi kubyaza, umwe akitwa Shifira, undi akitwa Puwa. Umwami wa Misiri arababwira ati, igihe muzajya mubyaza abagore b'Abahebureyi, maze mwakwitegereza igitsina cy'umwana mugasanga ari umuhungu, mujye mumwica, nawe umukobwa mujye mumureka abeho. Ariko abagore b'ababyaza batinya Imana, ntibagenza uko umwami wa Misiri yari yabibabwiye, maze abahungu barabareka babaho. Umwami wa Misiri ahamagaza abo bagore bazi kubyaza, arabatunganya ati, mwabigiriye iki kureka abahungu babaho? Abagore basubiza Farawo bati, nuko abagore b'Abahebureyi batameze nk'Abanyamisirikazi, ni abanyangufu, maze bakabyara umubyaza atarahagera. Imana igira neza abo babyaza, nuko umuryango uriyongera ugwiza amaboko. Abagore babiri b'ababyaza Imana ibahembera ko bayitinye, ibaha urubyaro. Nibwo Farawo ahaye igihugu cye cyose itegeko, agira ati, umuhungu wese w'Umuhebureyi uzavuka mujye mumujugunya mu ruzi, n'abakobwa bo mujye mubareka babeho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uyu mutwe wa mbere rero tubereye umusogongero w'iki gitabo cy'Iyimukamisiri, muri Bibiliya yera ngo igitabo cyo kuva, gifite imitwe 40. Durangiye igitabo gifite imitwe 50, tangiye gifite imitwe 40. Umutwe wa mbere ari ubusobanuro baduhaye mu Bibiliya ntagatifu hasi, bahinduka ishyano ryose. Umutwe wa mbere umurongo wa 7. Abayisiraheli bamaze imyaka 430 mu Misiri, reba 12:40. Muri icyo gihe cyose bashoboye kororoka no kugwira.
nuko isezerano Imana yagiranye na Aburahamu ryo kugwiza abazamukomokaho bakanga n'inyenyeri zo mu kirere 15:5 riruzuzwa. Umutwe wa mbere 11 Farawo ni izina ry'ubugabe, izina ry'ubwami bitaga Farawo, bitaga abami bose bo Misiri, rigasobanura ngo inzu ikomeye. Farawo bisobanura ngo inzu ikomeye cyangwa umuryango usumba iyindi. Pitomu na Ramusesi, umutwe wa mbere 11 ni imijyi ibiri iherereye hafi y'uruzi rwa Nili ahagana ku mupaka uburasirazuba. Farawo yashakaga gukomeza iyo mijyi no kuyishyiramo abasirikare barinda igihugu. Umutwe wa mbere 15 Abahebureyi ni irindi zina rivuga Abayisiraheli, aha riva kuri Eberi cyangwa Heburi, intangiriro 10:25, umwe mu bakurambere ba Aburahamu. Nanjye ntabwo narimbizi pe. Heburi, umwe mu bakurambere ba Aburahamu, niho izina Abahebureyi riva, Heburi. Iryo jambo kandi rikaba ryasobanura ngo abatuye hakurya y'imipaka y'igihugu, ni ukuvuga abanyamahanga. Heburi, iyi ni ubwo busobanuro batanze. Twebwe uyu mutwe wa mbere tubigiremo iki? Umutwe wa mbere utangiye utwibutsa imiryango 12, twiye umubare w'abantu bageze mu Misiri 400, abantu 70 gusa, ariko mu nyuma y'imyaka 400 bari bamaze kuba ngo nk'inyenyeri zo mu kirere, bamaze kuba benshi cyane. Iyi mibare ni myiza kuyimenya no kurushaho gusobanukirwa n'ibi byanditswe bitagatifu. Iyi nkuru twari tuzi ukuntu Farawo yatoteje Abayisiraheli kubera ishyari. Ishyari ni ribi bavandimwe, babagiriye ishyari ngo barakura, ngo babaye benshi, ngo bafite amaboko. Ibyo byose kugira amaboko ntibyari kuya amaboko yabo. Kuba benshi ntabwo byatumaga Abanyamisiri bapfa, ariko ishyari, umuntu akugirira ishyari nta mpamvu, kukibabagirira ishyari kugeza ubwo babica, kugeza ubwo bafata abana b'abahungu bavutse bakajugunywa mu ruzi. Abo bana bazize ubusa, nta karengane. Ni ukurwanya akarengane muri iyi si. Ntabwo ubu ngubu isi ya none yaba ikirenganya bigeze aho ngaho, ariko ni amateka isi yose yaciyemo. Ntagira ukwanga akakugirira ishyari, uzamenye ko ishyari atari igihugu ni irya kera. Abagore rero batanze urugero rwiza, kandi birumvikana kwica bene wabo ngo nuko havutse ari abahungu cyari ikibazo gikomeye. Nawe umuntu yabigiraho uyu mutima wo kudagira nabi, kubona iyo waba ubitegetswe n'umukuru. Kandi koko ku Imana yarabahembye. Kora neza ukayisanga imbere. Iyo ugize neza Imana iraguhemba. Bana gore rero Imana yabahaye umugisha. Mugire umunsi mwiza. Ejo turakomeza tuzirikana ivuka rya Musa n'ubuto bwe, aho dutangiranye kuzirikana Iyimukamisiri. Muzakomeze mutwaze, ntituzarambirwe nk'uko tutarambiwe dukurikiye igitabo cy'intangiriro. Ndashimira umuvandimwe, yenda simuvuga amazina, yampaye kaudiyo ashima avuga ati narakurikiye none umutwe wa 50 turawurangizanyije, ati tuzakomeza, ati kandi byaramfashije. Muvandimwe, twifatanya mu isengesho, ukomere cyane, kandi message wampaye inteye courage. N'abandi batatinyitse kubivuga nabo barakurikira, abajya bantera kamo. Mwese Imana iduhana umugisha, kandi iki gitabo kirimo ibyanditswe bitagatifu, igitabo dukesha ku ibyiza Imana igenera umuryango wayo. Uru rwandiko rukomeye Imana yatwandikiye, igitabo dukesha umukiro, igitabo ku bwanjye kiruta ibindi, gikomeze kibaryohere. Umunsi mwiza.